Aro umva sheri mbabara amafaranga ya musaza wanjye uyagarugira vuba mbabarira uyazane ubu nongeye kuyanywera mbabarira uyazane nimba ushaka amahoro gira vuba kwinginze dore amafaranga ya musaza wanjye ntabwo nshobora kubyemera njye nta kabari nagiyemo nibereye kuri banki ndi ku murongo ngiye kuzana amafaranga ndakwinginze dore amafaranga ye umva nimba ushaka amahoro gira vuba uyazane toka ntabwo rero twaganiriye ariko hari akantu ngira ngo ongereho inama. Urabona ejo bundi ndangiza kwiga hari ahantu nagiye kubona ikiraka mbona ncigujemo turuwasa. None nkavuga ati se izi turuwasa nashatse ukuntu nzibyazamo umusaruro. Hari umushuti wanjye twaganiriye rero arambwira ati nakora business ya moto izi zo mu muhanda. Urumva? Ariko ngatekereza ati moto se urabona ukoresha moto yakozeho ibintu hari gihe barimo ibintu by'imisoro batishyuye ukavuga ati no bwa mbere nangiye kubikora nta perime naki uvuga ati ibintu ushaka kunesha umutwe. Ariko nanjye nari natekereje ati nshobora gukora saro kuri abogoshe. Ariko nza kuzamo kugira ibintu by'imbogamizi. Urabona muri saro hari ibintu by'ibirahure, ibintu by'abakozi, ibintu byo kwishyura za iriya misoro. Numva nyine bimbanye ibintu byinshi sinzi kogosha no gutangira business. Numva birandenze ndavuga ati rero mfite sister wanjye afite umugabo nshobora kuza tukabiganiraho. None wowe urabyumva ute? Bro, icyo gitekerezo wagize ni cyiza. Ariko icya moto ntabwo nanjye nakigushyikiramo. Ntabwo nagushyigikira pe. Dusanga moto wenda ziraboneka izaturubasa ariko ushobora gusanga wa mugani wawe amadeni ariyo menshi. Saro nayo hari saro za make. Ntabwo ari ngombwa uvuge ngo uzamukiye kuri saro ihambaye niyo watangiza mashini ze ebyiri. Tibyo gashaka n'abakwaferi babiri wakora kandi wakunguka. Saro. Kuko hano hirya hari umutipe ufite agasaro. Afitemo mashini imwe pe ariko arakora ukabona arakora cyane. Ugenda uko ubona inyungu ugenda wongeramo. Sibyo? Ndumva icyo gitekerezo nge naguha. Noneho nta kibazo. Reka tuze gutegereza n'umutware ari bafre. Noneho nawe twumva ukuntu tumuganirizeho. Wenda urabona no umuntu ubukuze ufite n'ibitekerezo byinshi ashobora kugira akantu twongera akatubwira ati gutya na gutya hari ukuntu ushobora kubigenza cyane rwose. Siyenda kuza so ngo nawe ndabizi bari hafi aha nagajya katumutegereze twumve byatubwiraho hande ariko byacagamo byacagamo naribi nkaheruka kera waye musirimu yenda abaye musirimu kabisa ni bisanzwe. Kugeza kudusura natwe mahipya mu mugi. Ako narifite gahunda yo kuzaza. Ako n'umundi nyine nuvuge ko nzaza ndumva ari ka surprise nshaka kuzakora. Ushaka gutungura umusaza. Zamutungura umusaza ashaka kureba ibintu abana baba bagezeho rero. Kuga surprise turagategereje. Cyane. Bofu yadusuye se? Nabasuye. Bite bo? Muraho. Makuru meza. Shabaye ikigabo? Cyane se. Niko. Angari cyane. Shije bite byawe? Meze neza. Shabaye rusore kweri. Cyane se. Urya ibikira? Nabyo babiraho. Muzehe sameze ati? Hari ahubwo yambwiye ngo mbatashye. Abo rero muzehe ni inshuti yanjye. Nibyo. Muzehe twabonanye dukana amazi tukabyina. Yaragishimira cyane. Sheri wareka tukavuganaho gato. Ndaje tuvugane mugore mwiza.
rwose. Reka mvuge na madame ndaje. Soma agafanta. Sheri, shangiza amahirwe urabangutse. Ubundi ngiye gukorwa n'isoni pe. Usi ko wabuze gato ngiye kwaka Jacques amafaranga yo kujya guhaha. Turi ya mafaranga yose wasigiye. Nayakoreshe bya bindi byose wambwiye. Nasigaranye 1000 cyonyine. Ngo iki? Nsigaranye 1000. Ariko bagore iki gihe mwabaye mute? Simbona amafaranga yose wayamariye kira gisaza cyawe uri kukigura amafanta. Ariko reba cyangwa ibi biranyobera. Ejo bundi basaza bawe babiri bavuye hano. Baje basimburana na nyoko. Wewe wumva amafaranga nyakura. Ibyo si ukurya imitsi. Umva Sheri. Iri afata nangari wayiguze. Ni Jacques wayiguriye. Jacques ubwo afite amafaranga. Jacques afite amafaranga ahubwo Sheri yaraje kukugisha inama. Yifitiye amafaranga ye arashaka kumugira inama y'icyo gukora. Yego. Bofu buri afite amafaranga. Afite amafaranga. Angahe? Sheri afite amafaranga 300,000. Rekata. Ubwo rero yashakaga ngo mugire inama y'icyo yakoza cyamubyarira inyungu. Oya. Biyo byihorere. Ahubwo reka nkwereke. Akira amafaranga. Aya ngaya ujye kuyagura uyagura iminyama. Uzumutekere tumwakire. Naya ngayo asire kuri birungo ushaka nakandi kantu nakandi gafanta umuzanire. Ukore ibintu byiza. Nawe mugire inama y'ikintu cyatuma. Reka baramubanje barankunda. Rero ngubwira bofu 300 muri Kigali ndabona ntacyo byakumara ntacyo byagufasha pe ko numva bari menshi wowe nyine urumva ari menshi kuko nta mafaranga uratunga none se ubu ari umushito wanjye wandangiye ibintu byo gukora special n'ibintu by'amacapati umuntu akabigira mu restaurant dutoya sikarya ko gashinga se ubwo ngo special na capati ariko ubwo wowe waje uri tayari uzi farini ya hano kuntu ihenda uza amavuta inkwi gaze gusa amafaranga yawe yashirira muri urwo ese kunabonye ari mu bigo by'amashuri kujya mu bintu by'amandazi abanyeshuri akava ku mandazi shaka kwibutise n'abarasetsa uguhurudutse pfiyo ngiyo uza muri Kigali uje gucuruza amandazi hano bakoresha imashini nibe byanjye gutobatoba ntago hano bikora ese n'ibintu by'amagi ibintu byo kugendera nawe nyumvira rwose ariko waruzi ko ngubu hano hadusaba tubuzi n'abantu bakora pirate ubu amagi batera inshinge agahinduka amazi nuyagemura bazagufunga cyokora we nubasha kuyatera wenda uzaba wizeye ubuziranenge bwayo nese buri wangira nk'iyina muko cyokora ngewe icyo nagufasha n'ikintu kimwe ariko ndibyo nibanga ryanjye ntago nagombye kuri kumenera icyo ndagukorera ni kimwe ayo mafaranga urayampanya byaza yandi ku buryo mu masaha 3 ndaba nkuzaniye miliyoni amasaha 3 ndaguha miliyoni mbaye mu kirekarabaye we nayo ni makeya ubundi nagombye kuzana arenza ayo ngayo umushinga twakora dojya ngo turakina se ahubwo suyafitaho ari kuri phone yashyire kuri mobile money nimero yanjye ntuyizi ndayizi yashyiriho ucekinga urebe ko amazina yuzuye Gahuru siyo nayo ngayo ariko ataburetse ndibutse mfite deni muri mukashi byihoreye tujye kwabikuza mbere ka oya batayatwara
Jacques ashaka bagiyeho nkuzaniye amakuru umva no saa y'ivumbi ya mafaranga ugiye kuyabyaza umusaruro hano ruguru hari ahantu hari aka boutique k'imbuto gusa habaga ibyashara abantu bose umviye karitsiye niho tugurira none umuntu hakurira rero sasa yagiye gukorera mu mujyi urumva nyine iduka ryaragutse ibintu byabaye byinshi yagiye gushaka inzu nini ubu rero amafaranga ugiye kuyakoresha ugiye kwishyura urangura imbuto ucuruza ubundi ariko ugiye kumukire ngenda ngura imbuto ubu namaje kuba umukire ubu ya mafaranga nayahaye Gahuru mu masaha ye agiye kumereza miliyoni wahaye Gahuru aho kubundi urara umusazi kuko amafaranga utangishije inama mu cyumweru gishize na betinze nakoze ipari y'amakipe 8 naraturikije 500,000 zishyira ku mufuka senya ndenze kipizi reka da burya buracyari umuswa mu kubetinga ase uranjyana mu bintu by'imbuto by'abagore Gahuru arambwira amafaranga agiye kuyabyaza miliyoni mu masaha 3 wagiye ureka koko niko Hello? Umva sheri mbabara amafaranga ya musaza wanjye uyagarugira vuba mbabarira uyazane ubu nagiye kuyanywera mbabarira uyazane nimba ushaka amahoro gira vuba kwinginze dore amafaranga ya musaza wanjye ntabwo nshobora kubyemera none se ndikubwiye ko ndi mu kabari kandi wa mugore ukunda ku stress ubu uramubeshye ngo ugiye kuyacuruza ndakwinginze dore amafaranga ye umva nimba ushaka amahoro gira vuba uyazane njye nta kabari nagiyemo nibereye kuri banke ndi ku murongo ngiye kuzana amafaranga umva ndakubwiye ngo amafaranga nyabone none agira vuba aya genda nanga kukunda no kumvugisha amagambo menshi toka kugira abagore nk'aba ngaba bashaka kwinjira abagabo no kugendesha wasashagaho reka nkwibwirire nawe ko numva umugore atangiye kuzana ibintu by'amahane aya mafaranga aramutse ahiye ariko nawe burya kandi sizore kucirana nawe amafaranga se yashya gute kandi ubona nakoze ipari imeze neza ariko ubundi wowe urabona Arsenal yatsinda Manchester aho ari gukora yesi urumva nawe ra nta gukora yesi se mu byerekeye iki ukunda amafaranga menshi atari busohoke dore mpamvu ugenda ubigikara inzobe yawe itangiye gushira kubera gutinya kubetinga ibera umuzungu kandi ujuza ufite ubwoba ntabwo nzojya kucirana nawe oya njyewe umva sinjya ndenze kipizi nizo ureshya nazo utwo n'utwana ariko ibaze nkawe nafite 300 mvanye yose nkani yo kunywera hasigaye 2.5 naye agiye kwikuba 5 warangiza ukavuga akoshana kubu wowe nuko ufite amafaranga rero ariko ngenda atinya we ibintu bya beti mwabyere bakongere mukanya ndakwereka ipari yanjye ukuntu shayiba yariye Gahuru ewana yesi nayibonye kare do Gahuru sinakubwiye erega wangiza amafaranga uwo mugore amubwira ngo ikigoko akira ibya mutanabinkiraho
Niwundera umwaka nawundi. Sinzoye kwicarana nawe. Gahuru. Bebera. Nyura hangaha. Sigare mu rugo ninjye mfite amafaranga. Mbese yo pari. Njyewe ariko ko nguhipari njyewe. Nguhipari njyewe. Nguhipari yanjye njye nariye. Ni gute ushaka gushaka kunyambura ipari yanjye? Buri munsi. Uyu ngubu 150 ntagiye. None urashaka no kunja ipari yanjye. Mari nyirakwashije da. Mora nkubuze. Ngubiki? Mada wanyihoreye. Umugabo wawe mubuza gushyiraho amafaranga ku ikipe buri munsi. Ejo bundi buniyo dokori yaramuriye. Ngo abonye Ubu nubu mani yiramumennye. Birarangiye. Ubu no kuvuga ngo muvuye muri betting. Reka njye kwibikuriza ipari. Ni wowe uri gushikira umugabo ngo ari muri betting. Njye ko nari urambaza. Ari he Gahuru basi? Ari he Gahuru? Sigara na gahinda kawe. Mana nyagasini wowe n'amafaranga musaza wanjye Gahuru yayakira. Mana we. Gahuru wabara umwanze we. Mana yanjye amafaranga musaza wanjye koko. Amafaranga ya musaza wanjye yajyana muri betting. 250 abishyira ku ikipe imwe none naniyo. Ko mana yanjye kuko ubu none ndabigenza.